Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje kosoza ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuba tuje kosoza kino kizame kiba kimaze gukorwa? Nukubera ko ibibazo biragaruka. Wakosoza kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo nka kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu ubusabwa nukubera kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujyaho hasi hasi umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri kunda kuza mu kizame. Kanda subscribe hasi rero kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe ufite smartphone ushaka code twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626 tugufashe ko na code mu gihe gitoya aho wabrose mu gihugu. Tugira kare ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka tukagufasha kubona code nziza. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo twigane mu ishuri cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katagukunda ngo twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero ni mutwari cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tuyafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha nimero tuze tukwigishe mudasobwa ujye mu kizame itakubera imbogamizi. Ukeneye ko tukuzanira igitabo twandike cyangwa duhamagare ku izo nimero tuyigusangisha aho uri iyo uri mu mujyi wa Kigali. Warigishije amategeko y'umuhanda ukeneye ko tuguhugura umunsi umwe cyangwa iri mbere yuko ujya mu kizame turahura tukaguhugura. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tuyafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ango guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B umuhanda udakomeza. C ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona icyo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni B umuhanda udakomeza. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kino rero kikaba kiranga, kikaba kivuga ko umuhanda giteye umunangira udakomeza. Bagishyiraho kubera iki? Kubera ko ushobora kuba uri kugenda muri uyu muhanda ukomeza imbere, uri kubona no muhanda ushamikiye ibumoso, bakagishyira kwa hano muhanda ushamikira ibumoso kugira ngo utagira ngo ni inzira ya bugufi ubonye ukawucamo wagera imbere ukabura inzira, bakagwira ko umuhanda ushamikiyeho udakomeza. Ndakeka ko waramusaba rero mbe, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ubonye ikibazo cyerekeye ku byapa kiri kugugora, so kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebira video nagukoreye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ukande subscribe hasi kugira ngo nandi masomo ninjye nyashyiraho ujye uhita uyabonera ku gihe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo aha no kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga bishobora kuhagenda ango biteganye. B ku murongo umwe. C A na B nibyo biteganye cyangwa ku murongo umwe, aho buri D bakatubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo.
hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko ari kutubwira ngo ese ibinyabiziga bigiye kugira hari ibimenyetso bimurika cyangwa ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni feruje, niba bishobora kuhagenda biteganye. Kandi murabizi neza mwa ino mihanda kenshi ya hano mu mujyi wa Kigali uba usanga nk'ibiri ijya mu cyerekezo kimwe, birashoboka ko kimwe cyaparika iburyo ikindi kigaparika ibumoso, bikaba birateganye. Cyangwa se ku murongo umwe kimwe kigahagarara imbere ikindi kigahagarara inyuma yacyo. Ibyo byo bikunda no kubaho. None bari kutubwira ngo ntibishobora kuhagenda ngo biteganye, kandi bishobora kuhagenda biteganye. Bari kutubwira ngo ntibishobora kuhagenda ku murongo umwe, kandi bishobora kuhagenda biri ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi inyuma. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibihe binyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Bino dukoresha turi kubigisha. Ukeneye ko nakwigisha nyandikira cyangwa umpamagare nkwigishe uri mu mujyi wa Kigali. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Kubera iki? Ni ukubera ko ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa mu mezi 6. Nibavuga mu mezi 6, A izaba ari igisubizo cy'ukuri, B iba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C iba ari igisubizo cy'ukuri. Ariko nibavuga buri mwaka uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nibavuga buri mezi 6 uzahita uhitamo D, izaba ivuga ngo ibisubizo byose ni ukuri, kuko A izaba ari igisubizo cy'ukuri, B iba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C iba ari igisubizo cy'ukuri, kuko bino binyabiziga bikorerwa isuzumwa mu mezi 6. Hano wavuze buri mwaka, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu twanditse D ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare, ukwezi kwa 10 bagufunguye. Ukeneye kode ya provisoire, twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626. Tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ese waba ukeneye kode yo kuri kategori? Nabwo twandikiye kuri izo nimero cyangwa uziduhamagareho tubigufashemo mu gihe kitarenze iminota 3 iyo ufite ibisabwa. Cyangwa ukeneye kwiga uri kure cyangwa uri hafi ariko ufite akazi katagukunda guza twigane mu shuri, turakwigisha. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, n'inama zisigaye ziba mu buryo bwa online. Tukwigisha mu buryo bwa online aho waba urose mu gihugu, waba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze uteganya kuza mu Rwanda. Tuguha linki ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu. Ikintu twashyizemo ukujya urakibona muri telefoni yawe, tuvugana unabireba, dusa nkaho twicaranye. Ahasigaye ukagenda mu kizamu ugakora rimwe yita utsinda. Rero mutwe cyangwa muduhamagare ni 0789351626. Bafashe kwiga, mugende mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A irabaho feri y'urugendo, B feri yo gutabara, C feri yo guhagarara umwanya munini. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibizirikisha by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza, kandi nta kindi bigira uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa, kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A ngo agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda, B ikimenyetso cy'itare
risa n'icunga rihishije. Se icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo, uriya A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cy'ukuri. Aho ni kuri D, iyo bavuze ngo nta iso cy'ukuri kirimo nicyo biba bishatse kuvuga. Hano abaso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko nta giso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe? Ni igihe bazavuga ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Niba ngo santimetero 30 kuri buri ruhande, icyo uzamenye ko ari cyo gisubizo cy'ukuri. Hano baravuze santimetero 20, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko mba ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo nuhura nabyo mu kizamura gukora mu kanya ube wabyumvisheho. Niyo mpamvu ari ingenzi kuza tugakosorana kino kizame, ko tugikosora turi no kwiga. Ukanda subscribe gusa, ikintu cyose nkizeho ukajya urahita ukibonera ku gihe, wagerwa ugakora rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A ngo hegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. B ngo inzira ibambiye imbere. C inzira itabambiye itanafunze. Mu gihe kuri D bari tuvuga ngo imbere hari ikiraro cy'amatungo. Hano urabona kuri cyanya cyo wari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, ahegeye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Ikindi kintu ngomba kukubwira kwa zino nzira za gari ya moshi, ino mihanda ya gari ya moshi ifata ubuso bunini. Birashoboka ko hari indi mihanda igenda yambukiranya ino mihanda ya gari ya moshi. Rero iyo nka gari ya moshi igiye gutambuka, haba hariho amatara yaka urumuri rw'umutuku agenda amyatsa. Iyo ugiye kwambuka umuhanda wa gari ya moshi ugiye kwambukiranya, ukabona ayo matara ari kwaka, yakazima urumuri rumyatsa rw'umutuku, uhita uhagarara. Gari ya moshi bigiye gutambuka, kuko urabizi gari ya moshi ikintu isanze mu nzira irakigonga. Ibyo mba ngomba kubikubwira kugira ngo nujya mu bihugu birimo amagari ya moshi ntuzavuge ko utabyumvishe, ube warabyumvishe hakiri kare uzamenye icyo gukora. Ndakeka ko hano waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agendera mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? Inzira y'icyerekezo kimwe ni iki? Ni wa muhanda iyo wamaze kuwinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ukomeza imbere mpaka uvuyemo. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda mu muhanda w'icyerekezo kimwe cyangwa mu nzira y'icyerekezo kimwe, ariko ukifuza gukata ibumoso, uba wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro. A gutwara yegera ku murongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso. B gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. C gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Hano urabona cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Kubera iki duhisemo C? Kubera iki ibindi bitabaye ibisubizo by'ukuri? Aba tubwiye ngo gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso, kandi mu mihanda y'icyerekezo kimwe nta mirongo yo hagati birimo, kubera ko nyine ni umuhanda ujya mu cyerekezo kimwe. B ikavuga ngo gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda kandi uri kugana ibumoso. Wakwegera iburyo kandi uri kugana ibumoso se? Niyo mpamvu na B tutayihitamo. Gutwara yegera hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, hano kuri D nacyo ni cyaba igisozo cy'ukuri, kubera ko tubonye ko inzira y'icyerekezo kimwe itagirira mirongo yo hagati mu muhanda. Ahubwo twakagombye guhitamo C ivuga ngo gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ni icyo cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze aho banyura bazengurutse? Mubyita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Ugeze kuri rompuwe, ese niyo cyerekezo uhita winjiriramo ugiye kuhazenguruka? A ngo ibumoso,
B ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika. B iburyo cyangwa ibumoso mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iburyo. Ese ni ikihe cyerekezo uhita winjiramo iyo ugeze hari abanyura bazengurutse ugiye kuhazenguruka? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisozi cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro, igisozi cy'ukuri nta kindi ni D iburyo. Icyerekezo cyose waba uturutsemo iyo ugeze hari abanyura bazengurutse uhita ukatira iburyo uzenguruka uciye mu ruhande rw'iburyo. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na. Ahantu hose ni wagenda uri kuvuza amahoni y'ikinyabiziga cyawe. Rero hari ahantu ugera bikaba bibujijwe kuvuza amahoni, ushobora kuhasanga icyapa. Ese icyo cyapa kirangwa n'iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A ishusho y'uruziga ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. B ishusho y'uruziga ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. C ishusho y'uruziga ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano hari igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro, igisozi cy'ukuri nta kindi ni C. Ishusho y'uruziga ubuso umweru ikirango cy'umukara. Murabizi batubwiye ngo kuvuza amahoni bibujijwe, kuvuza amahoni birabujijwe. Urumva ni ibyapa bibuza. Ibyapa bibuza birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Urumva ko ari ingenzi kureba iriya video y'ibyapa byo ku mihanda, dore babibaza mu buryo bw'amagambo cyangwa bakabikubaza mu buryo bw'amashusho. Rero ndakeka ko ugiye kuyireba. Wabona utari kuyibona ukanyandikira kuri WhatsApp 0789351626 nkayiguha mu gihe kirarenze iminota 2. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? Tegereze neza kino cyapa umuyobozi w'ivatiri kikubwiye iki? Ndakeka kuri kukibona. Nkwibutsa ko na video y'amashusho yose abazwa namaze kuyibakorera iri kuri YouTube channel yanyu. Ubonye utari kuyibona uranyandikira nkayiguhereza amashusho nk'aya ngaya. Ndakeka ko ugiye guhitamo igisozi cy'ukuri kandi ukayandika ku papuro. A kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje ibirometero 5 mu saha. B nta burenganzira kimpa mu gihe kikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya tone 5. C ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima tone 5 no kurengaho mu gihe kuri D bari kugira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano muri igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese iki cyapa kikubwiye iki uri umuyobozi w'ivatiri? Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni C. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima tone 5 no kurenzaho, kubera ko iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. No kuvuga ngo kino cyapa imodoka zose zirengeje tone 5 kuzamura zirabujijwe guca ahangaha. Rero ivatiri ntabwo ibigejeje muri tone 5, niyo mpamvu duhisemo C ivuga ngo ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima tone 5 no kurengaho. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu. Fata telefone yawe twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tugufashe ko na kode nziza, akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, aho waba rose mu gihugu. Tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Waba ukeneye kwiga twakwigisha. Ese ushaka kwiga na turi kumwe cyangwa ushaka kwiga mu buryo bwa online, aho waba rose mu gihugu, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze, turakwigisha ukazaza ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho. Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. None kiri kubuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho. A ngo iburyo, B ibumoso, C iburyo n'ibumoso mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano muri igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igisozi cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni B ibumoso. Kubera iki? Kino cyapa ubundi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kikaba kiri kukubuza kunyuranaho.
ese kiri kukubuza kunyuranaho hehe? Tubonye ko ari ibumoso. Kubera iki ari ibumoso? Urebeye kwa bino birango harimo imodoka ebyiri, iri iburyo iri mu mukara ariko iri ibumoso iri mu mutuku. Ubwo kujya ibumoso birabujijwe kubera ko ibumoso hari mu mutuku. Ndakeka ko waramutse utamara igiso cy'ukuri aricyo B. Ndizera ko waramutse ukandika wapapuro utari wahisemo. Ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Kugira ngo umuntu akore rimwe ahita atsinda kinabasabwa kandi subscribe, ikintu cyose nkizaho akagera ahita kibonera ku gihe. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo imizigo yikorera n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo biziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Kurenza ibihe bipimo: A santimetero 20, B santimetero 30, C santimetero 50, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo santimetero 60. Hano urabona isomo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cyamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro iso kuri nta kindi ni C santimetero 50. Ese waramutamo se? Ese waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo? Ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko ukwezi kwa 10 bagufunguye. Ubu ngubu wakwaka kode igihe ushakiye. Rero mutwe cyangwa muduhamagare tubibakorere. Ikibazo cya 13 kibaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga? A ngo hegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, B ngo hegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, C inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, nahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Itara ndanganyuma niho riba rigomba gushyirwa. Ndakeka ko waramuzamo A. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo atari munsi y'ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Bishatse kuvuga iki? Hari ubona nk'icyapa kiburira kikavuga ngo ikoni iburyo, ariko ukagenda intera runaka ugihiseho ukabona kugera kuri iryo koni. Cyangwa ibyapa byo gutambuka mbere wenda bakavuga ngo tangiza ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera, ugahita ku icyo cyapa ukabanza ukagenda ku intera runaka ukabona kugera hehe, ukabona kugera kwiyo nkomane k'uwo muhanda. Ese bino byapa biburira n'ibyo gutambuka mbere biba bigomba gushyirwa mu ntera ingana iki y'ahantu habyerekana? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A ngo metero 150 kugeza kuri metero 200, B metero 100 kugeza kuri metero 150, C metero 50 kugeza kuri metero 100, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ni metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Uwo nicyo cyapa kiburira ukagenda hagati ya metero 150 cyangwa se kugeza kuri 200 ukabona kugera kuri icyo kintu bari kukuburira. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa se umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngararamuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Abagenzi babibona ku buryo ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Babibona ku buryo A ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, B ngo ibumoso babona iby'ibara ryera, C A na B n'ibisubizo by'ukuri babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, mu gihe ibumoso bagomba kubona iby'ibara ryera, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro handitse cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rishije, nayo ibumoso babona iby'ibara ryera. Wari wahisemo A iba ari ikiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari ikiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara. Ibara riba risa rite? A ngo umweru, B umutuku, C ubururu n'ikirango cy'umweru, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umukara. Hano urabona cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara risa rite. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni C n'ubururu n'ikirango cy'umweru. Kubera iki? Kubera ko bavuze icyerekezo gitegetswe. Urumva ni ibyapa bitegeka. Ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, buso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Rero ni ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ibibazo biragaruka. N'ikiyamuka kije mu kizame cyawe uhita ugikora, uhitemo C ubururu n'ikirango cy'umweru. Ikibazo cya 14 kibazo ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu. Uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A ngo akazamuko gashinze cyane, B umuhanda utaringaniye ibumoso, C ahantu umuhanda umeze nabi, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ahegereye utununga. Hano urabona cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni iso cy'ukuri nta kindi ni A akazamuko gashinze cyane. Kino cyapa iyo ukibonye ugiye kugera ahantu hazamutse cyane, hari akazamuko ugiye kuzamuka. Rero nta nubwo buri gihe ahoramo 10%, bashobora gushyiramo 10%, 15%, 20% bitewe n'ukuntu ako kazamuko karaba kahanamye. Rero iri 10% ntabwo rihora ari 10%, ahubwo bitewe n'ahantu ugisanze hari igihe uzabona harimo 20, ariko uzabone uzahita uhitamo, uzahita umenya ko ari akazamuko gashinze cyane. Ndakeka ko warazamo A, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Kuzi ko tugenda mu ruhande rw'iburyo, ese urw'ibumoso ruba rwadufasha iki iyo turi kugenda mu nzira ifite ibyerekezo bibiri? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku papuro. A kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe, B kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso, C hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Uruhande rw'ibumoso ikintu dufasha no kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Murabizi iyo tugiye kunyuranaho, tunyuranaho dukoresheje uruhande rw'ibumoso, cyangwa se dushaka gukatira ibumoso, cyangwa se dushaka no guhindura icyerekezo, duhita dukoresha runo ruhande rw'ibumoso. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Turahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo noye muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha, ese nuhe? A umuyobozi w'ikinyamitende, B umunyamaguru, C umukozi ubifitiye ububasha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umuyobozi wa bisi. Ese niwe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda tuba dutegetswe kubaha? Urugero ugeze hari nko kuri feruje usanze zitari gukora, ariko uhasanga umuntu, ese niwe tuba tugomba kubaha? Hano ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni C umukozi ubifitiye ububasha. Ashobora kuba ari nk'umupolisi cyangwa se akaba ari nk'umukorerabushake, ariko abenshi baba bagomba kuba bafite ibibaranga. Rero ni umukozi ubifitiye ububasha, niwe tuba dutegetswe kubaha. Urugero rumugeze hano
ku bimenyetso bimurika musanze byapfuye, kandi imihanda ibihahuriye ari myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero biba ngombwa ko hifashishwa abakozi bafitiye ububasha bakajya barabayobora. Ndakeka ko waruzamo se, ndizera ko waramutse ukandika agapapuro. Ikibazo cya 20 nicyo cya nyuma kirabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. B, kutayitaba. C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, kutayitaba, na C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se, gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Murabizi gutwara ikinyabiziga uri kuvugira kuri telefoni ntibyemewe. Ushyira ikinyabiziga iruhande ukitaba iyo telefoni, wasoza ugasubira mu kinyabiziga cyawe ukabona kongera gutwara. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije, kandi subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode nziza, twandikiye utubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka. Murabizi ukwezi kwa 10, kwa 11 no kwa 12 bamaze kwifungura ayo mezi, wasaba itariki ushaka. Ukeneye noneho kwiga uri kure bitaguna uza twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ari gufite akazi kataguna uza twigane mu ishuri. Twabitekerejeho turabigisha mu buryo bwa online, kaduha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Yageze turaboneka, dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twakwigisha twizeye kuzagirwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa turaza tukayikwigisha iwawe. Ukeneye ko tukuzanira igitabo iwawe uri mu mujyi wa Kigali turakikuzanira. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubigufashemo. Ibibazo biri gukunda kuza, ni ingenzi ko wajya urabonera ku gihe kino kizame kiri kuba kimaze gukorwa ukagikosora, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Kanda subscribe hasi. Uvuye gukora uratsinze. Fata izi video uzisharinge ku nshuti zawe, nabo baze twige dukore rimwe duhite dutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.